Iyi niyo mfungwa ntoya yigeze kubaho mu mateka y'isi. Iki ni igice cya kabiri. Umwana w'imyaka 4 yari yicaye imbere y'ifuru byamucanze. Isura ye byabimuyobeye. Ubibona mu maso ko ibyo yakoze Despite his attempts to explain, nubwo ibyo byabaye ariko ubusobanuro yatangaga wasangaga agaragaza ko yakoze ibyo yagombaga gukora. Words were muddled. Amagambo ye yari mabi. Ashley and her husband, Ashley n'umugabo we rero bahise binjira basanga umwana wabo yari yafashe mu ifuru ashyiramo umukobwa wabo ukiri muto arayicana, hanyuma mama we byaramuyobeye. Arangije ahita akora uko ashoboye kugira ngo akuremo umwana we wari watangiye gushirira. Gusa ariko amakuru meza ni uko yaje gusanga uwo mwana we agihumeka. Ahise amukuramo vuba vuba arirukanka we n'umugabo we bacana imodoka bahita biruka bajya kwa muganga. Baragiye bagira ubwoba barasenga basaba Imana basi ko yabatabarira umwana w'umukobwa wari wahindutse urukara. Gusa ariko bumvishe isi bizengurukiye bafungiraho amafire. Igihe umuganga babwira ko umwana wabo atashoboraga gukira kubera ko yari yahiye cyane bikageramo imbere mu mubiri, agahinda karabadenze birabayobera. Umforowinge rero kubera ko ngiye kubahereza igice cya 3 kuko byagendekeye uwo mwana w'umuhungu. Prisoner for more other stories.